Imana ishimwe. Uyu munsi nagira ngo tugane ku ijambo rivuga ngo nzajyana nawe nkuruhure. Buri wese muri twebwe afite ikintu kimurushya cyangwa ibintu bimurushya. Ndetse umwe wo mu Gifaransa yaravuze ngo umuntu avuka arira agakurira mu miruho yarangiza agapfa atanyuzwe. Bigaragaza iki? Umuntu wese uvuka arira. Mu isi turimo nta n'imiruho twayihungira. Buri wese yikuriramo, ari uwakuriye mu bakire, ari uwakuriye mu bakene, ari uwakuriye muri Afurika, uwakuriye i Burayi, muri Amerika n'ahandi. Buri wese afite imiruho agenda aruha. Imana idufashe rero, nubwo tuba muri ibyo byose, ariko hari ijambo ry'ihumure rivuga ngo nzajyana nawe nkuruhure. Imana niyo ubwayo yafashe icyemezo cyo kujyana na Mose ngo imuruhure. Mose wari wikoreye ibibazo byose by'Abisirayeli, yari yaragize ishyaka Mose yagize, Imana irarireba ibona yamukoresha. Nibwo yamubwiraga rero ngo izajyana nawe imuruhure, kuko yabonaga yikoreye mu mutwe we, mu bwenge bwe, mu mutima we. Imana ikabona ahangayikishijwe n'Abisirayeli. Aha ni mu gihe Abisirayeli bari bamaze imyaka 430 mu buretwa, barababara, barataka. Reka dusome ijambo ry'Imana turebe ukuntu bari bamerewe n'iki Imana yakoze, nuko yakoresheje Mose, naho byaturutse kuvuga ngo nzajyana nawe nkuruhure. Nanjye ndifuza ko Imana yagendana nanjye ikanduhura. Ndifuza ko Imana yagendana nawe ikakuruhura. Imiruho ufite sinyizi, nanjye imiruho mfite ntuyizi, ariko ndakwifuriza ko Imana yagendana nawe ikakuruhura. Dusome ijambo ry'Imana mu Kuva ibice 2 umurongo wa 23 kugeza ku 25. Haravuga ngo hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoresha, barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze. Nagira ngo nkubwire ngo nawe Imana irakureba ikamenya uko umeze. Imana irakureba ikamenya ibibazo ufite. Imana irakureba ikamenya ingorane ufite. Ahangaha Abisirayeli bari bamaze imyaka 430 baba mu gihugu kitari cyabo, babaho mu buryo buteye agahinda, babaho mu buryo bw'ubuja, mu buryo bw'uburetwa. Bararira, barataka, baraboroga. Imana irabareba imenya uko bameze, ngo iminiho yabo, gutaka kwabo birazamuka bigera ku Mana. Nawe kurira kwawe, gutaka kwawe gushobora kuba kwarageze ku Mana. Ariko Imana ifite ukuntu ikora ngo ikemure ibibazo byacu. Ikoresha abantu ndetse igakoresha ibintu tutatekereza. Ahangaha Imana yahisemo gukoresha Mose. Imana ikoresha Mose ntago yari afite karite cyangwa ibisabwa abantu bareberaho. Ndetse Mose ntago yari azi kuvuga, ntiyavugaga neza, yavugaga didimanga. Mose yari afite ibibazo muri Egiputa, kuko muri Egiputa Abisirayeli bene wabo bari baragiranye ibibazo. Ava muri Egiputa ahunze, aragenda, ariko arongera aragaruka. Yahavuye afite ishyaka ry'Abisirayeli. Ishyaka ry'Abisirayeli ryari rimurimo, ryatumye Imana ikomeza kumureba, rituma Imana ikomeza kumubonamo uw'umumaro. Nagira ngo nkubwire, nugira ishyaka ryo kugira neza n'iryo kwita kuri bene wanyu, Imana izagufasha kugira ngo nawe ugire uw'umumaro. Aha rero Imana yafashije Mose kuba umumaro, iramukoresha. Icyo yamukoresheje cya mbere ni iki rero? Nuko yamuhamagaye ikamutuma kujya kubohora abana ba Isirayeli. Kujya kubohora abana ba Isirayeli ntabwo ari we washoboraga kubabohora nta jambo ry'Uwiteka riri inyuma yabyo. Nagira ngo nkubwire, nta kintu gishoboka mu buzima bwawe nta jambo ry'Uwiteka riri inyuma yabyo. Niba hari ijambo ry'Uwiteka riri inyuma y'ikintu icyo ari cyo cyose, icyo kintu kirashoboka. Aha rero Imana yari imaze kubona Abisirayeli imenya uko bamerewe. Yari imaze kubona agahinda kabo, ibona amarira yabo, birazamuka bigezeho, igambirira ikintu, igambirira kubagirira neza.
ngo Imana ireba Abisirayeli imenye uko bamerewe. Nawe irakureba, izi uko umerewe, hari ikintu yakora, kandi izakoresha abantu udatekereza, izakoresha uburyo udatekereza, ariko Imana izakuruhura, Imana izajyana nawe ikuruhure. Nagira ngo nguhumurize kandi ngukomeze umutima, nkubwire ngo nutava ku Mana, Imana izajyana nawe ikuruhure. Ikindi dushaka kureba, nyuma y'iyo myaka 430 Abisirayeli bamerewe nabi, bakubitwa, baguwe nabi, Imana yatumye Mose imuha n'isezerano, ari ryo jambo twarebye ngo nzajyana nawe nkuruhure. Reka dusomaho byanditse kuva ibice 33 umurongo wa 14, haravuga ngo aramusubiza ati ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Aha ni ikiganiro Mose yagiranye n'Imana, yagiranye ikiganiro n'Imana kuko yari afite ibibazo byinshi. Untuma nkande, ese ubu nabishobora gute? Nkuko nawe Imana ishobora kugutuma ukagira ubwoba, ariko Imana ifite umugambi wo kukuruhura. Hari Imana ifite umugambi wo kuruhura undi ari wowe ikoresheje. Ahari Imana ifite umugambi wo kugira neza undi muntu inyuze kuri wowe. Imana ifite uburyo bwinshi bwo kugira neza, niba ari wowe inyuzeho Imana ishimwe. Aha rero Mose yarimo abaza Imana, Imana niko kumusubiza, bagirana ikiganiro cyiza. Ngira ngo nawe utekerezeho, Imana mujye mugirana ikiganiro. Nugirana ikiganiro n'Imana nibwo uzamenya uburyo waruhukamo. Nugirana ikiganiro kinini n'abantu uzamenya uko waruhuka. Nugirana ikiganiro nawe ubwawe ku giti cyawe ukiyumvamo ibintu ugatekereza ibyawe gusa, ntuzamenya uko waruhuka. Ariko Imana nivuga ngo nzajyana nawe nkuruhure, aya magambo yabwiye Mose. Mose yarahagarariye Abisirayeli bose. Kuruhuka kwa Mose kwari ukuruhuka kwa Abisirayeli bose. Imana ishimwe cyane. Imana umuntu izakoresha azatuma uruhuka kandi nawe aruhuke. Mose yarababajwe n'agahinda Abisirayeli babayemo, agira umutwaro, Imana iba ari uko ikoresha. Nawe nugira umutwaro, Imana niwe izakoresha. Ahangaha rero Mose yarayibajije ati abaza Imana, ikizamenyesha yuko jye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha ni iki? Si ukujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'andi mahanga? Imana iramubwira ati ko wangireho umugisha nkakumenya izina, n'ibyo uvuze ibyo ndabikora. Niba tubanye n'Imana neza, tuzagira icyo tuyisaba iduhe, niyongera twongere tuyisabe nanone iduhe, kubera ko Imana igambiriye kuturuhura. Imiruho warushye Imana irayizi, imiruho narushye Imana irayizi. Nagira ngo nkuhumurize nkubwire ngo Imana irashaka kukuruhura, ariko ikeneye yuko wemera uwitumye, wemera uburyo igusangamo. Izagusanga inyuze ku muntu, izagusanga ikoresheje ijambo, izagusanga wenda inyuze kuri televiziyo nk'uku, izagusanga inyuze kuri YouTube. Ishobora kunyura mu buryo bwinshi, ariko Imana irashaka kukuruhura. Ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure, nzajyana nawe nkuruhure. Imana irashaka kujyana nawe mu bibazo byawe ngo ikuruhure. Nkuko yarebye Abisirayeli barushye cyane, ikareba Abisirayeli bari kurira ngo amarira yabo akazamuka, iminiho yabo ikazamuka, amaganya yabo akazamuka, ikareba Abisirayeli ikamenya uko bamerewe, niko nawe kureba imenye uko umerewe. Nagira ngo rero dusenge, dusaba Imana ngo ijyane natwe ituruhure. Ibibazo twaciyemo ni byinshi, ibibazo waciyemo ni byinshi. Ndasaba Imana ngo ijyane nawe ikuruhure. Ijambo ryiza rivuye ku Mana niryo rya mbere ryabasha kukuruhura. Niwizera ijambo ry'Imana, ukizera ibyo igusaba, nanjye nkizera ibyo insaba, nibwo buryo bwa mbere bwo kuruhuka. Iyo bari abantu bataza kumva Mose amabwiriza yabahaga, kuruhuka ntibari kuruhuka, no kujya mu gihugu cy'iwabo ntibari kuhajya. Ariko natwe twizera ijambo ry'Imana, Imana izagendana natwe, ituruhure mu mibabaro, ituruhure mu miruho. Ibyo uruhiyemo ni wowe ubizi, ariko izera ko Imana yajyana nawe ikakuruhura. Wemere dusengane. Reka dusenge, dusabe Imana ngo ituruhure. Mwami Yesu, twanyuze mu bibazo byinshi, twabuze ibintu, twabuze abantu, twagize ingorane nyinshi. Buri wese niwe uzi ikibazo yagiye agira, ariko turashaka kugendana nawe kugira ngo turuhure. Uyu mwene data uri kumva afite ikimuruhije, umuruhure.
uriya mushiki wanjye uri kumva afite ikimuruhije, umuruhure, kuko wabwiye Mose ngo nzagendana nawe, nzajyana nawe nkuruhure. Nanjye mbwira ko wajyana nanjye ukanduhura. Bwira uriya mwene data ko wajyana nawe ukamuruhura, buri wese ku kibazo cye, kugira ngo uhabwe icyubahiro natwe tubone umugisha. Amen.